nawe yikuremo umva jewe sinzigira mba imbwa nzakomeza mba umugabo singiye kwambarira ku murizo ubundi sinirirwa nanakurushye ntago nirirwa nkurushye rwose ntago nirirwa nkurushye Halo gafi y'u Rwanda ndabasuhuje cyane amahoro y'Imana abane namwe nabisuhuje abakunzi nanjye ndabasuhuje namubonye yitwa Mayira ako Mayira Karame akazina ka Mayira nari twakwita ajya mugabo w'ubwanwa cyane kiroso ubushize ntabwo uzi ko nabivuze se mugabo w'ubwanwa cyakigabo cy'ibyanwa avuze ngo niyamye abantu bavuga ngo ndi umugabo w'ubwanwa bivuga ngo Kamasa niwe wavuze ngo ubwo ngo warongoye ubwanwa hanyuma se Mayira Karame nge nawe twatwanye gahunda y'ikiganiro wari ubizi none reba amasaha uziye nari mbizi yuko aribyo ugiye gutangiriraho kabisa rero reka nkubwire nkubeshye cyangwa nkubwize ukuri mfite ubwoba ko nubwo nkubwiye ngo ninkubwiye ubwize ukuri n'ubundi urambeshye rero ese nemera umbeshye cyangwa nkubwire negetseho se cyangwa nukinga urambeshye mbwira utakinze urabizi ko maze iminsi ndwara ariko ntabwo ariyo mpamvu ahubwo nari ndi mfata ibintu bimwe mbishyira mu isafuriya ibindi mbikura mu isafuriya mbishyira mu isorori ndebera bya bintu byo gupfa ajya waravuze ngo ushize ngo warabunuje wagiye wabunuje nagiye nta myambaro none se ariko rero reka nkubwire oya uretse nzingitiranya ngira ukuntu urimo gufata ibintu bimwe ukabishyira ngo mu isafuriya bimwe ndivana wabaye umugore buriya rero reka nkubwire jewe ibintu byo guteka ni ibintu nzi cyane gusa buri umugore namutekera ariko ikintu nanga nagasuzuguro buriya hari ibibazo bijya bibaho ugasanga nyine ubwo urabikoze rimwe ubikoze kabiri ubwa gatatu yajya gusura umuntu akavuga ati ndagaruka nsanga babitetse ibintu rengejeho si byiza ibise kandi ngo akamutekeye ngo ariko ngo agasuzugura ariko nese umuntu yagasuzugura ko watetse nubwo yenda twajya kure y'ikiganiro twagombaga kuganira reka ibyo bintu tubivuge uranyemerera tubivuge jewe ikintu namaze gusuzuma abagore bameze nk'abana abagabo abagore bameze nk'abana ntacyo abagabo ni basaza b'abagore reka ndabyemeye tumeze nk'abana namwe mujye mudufata basi iyo umumenyereje ikintu runaka nubwo cyaba ari cyiza niyo mpamvu uzasanga hari abagabo bifata ugasanga nta kintu abasha gukora agahisha umugore ko azi guteka kandi yarakoraga no muri hoteli agaburira n'abantu batari buze kumushima ahubwo ategereje y'ukwezi kandi mu gihe ari kujya kugaburira umugore akanagushima cyane rwose umugore iyo umutekeye ariko rero hari n'ahandi hantu mutubeshye hari n'abagabo bateka batazi guteka umugore kugira ngo azakomeze ufite se telefone muri kuri YouTube azabayabewe azakomeza ajye amutekera ngo mbega ibiryo biryoshye ngo rwose ngo iyo watetse ngo mba numva ari sawa ariko undi uzi guteka urumva ukuntu shahu Mayira uzi guteka ukunda kuba uri mu rugo kuko hari n'abapapa bakunda gukora akazi bataba mu rugo akaba azi guteka ya telefone yawe niguhereza se wita ako Mayira masi ahita mufata oya ntabwo namufata mubwire basi kuri mu kiganza ni umuntu byihutirwa se cyane birihutirwa cyane mutima avuyeho ndamwita
atajya mutima mutamwiza rero kugira ngo hatagira ba mutima yenda numwe bayimvura imirongo kandi wowe ufite ikigofero aha ntacyo ntakora nabonye gusubiza ntacyo ntakora ntacyo ntakora iki se abagabo kereka abagore reka nkubwire abagabo se bakorera abagore uzi nari ngiye kuvuga ngo igitsina gore ngo cyaradutwaye ita numva hajemo ibintu by'igitsina kandi ngiye gusubiza igitsina cyaradutwaye bita numva atari sawa ahubwo no kuvuga ngo burya hari abantu bajya biyerurutsa akavuga jewe buriya ntabwo nkunda cyangwa ugasanga umuntu aravuze ngo nkunda abagore ngo runaka ngo akunda abagore ukibaza we none se ndabanga ukunda abagore rwose ndabakunda kandi abagore nabo bakunda abagabo niko baremye ahubwo reka twigarukire kuri ka kantu nari mvuze nubwo atari cyo kiganiro twagombaga kuvuga ubundi ni ukuvuga ngo nari ndimo mvuga ngo iyo utekeye umugore cyangwa se n'ikindi kintu umukore baragusuzugura yenda ashobora no kutagusuzugura akabimenyera hari ikindi nari mvuze nacyo yuko mujya mutubeshya ngo twatetse ngo bimeze neza umuratakureje wazongera ugateka kandi ibiryo yenda harimo umunyu mwinshi umugore yashinyirije nakubeshye ntabwo wazongera ngo uteke urumva rero iby'imvura bubyihoreye kuko turi mu kiganiro nose turaganira imvura itunyaye ndashaka kukubaza hari ibintu ubundi bakunze kuvuga bijyanye ngo ndahita nkomozaho by'uburinganire mbona uburinganire bwaramaze kuba uburindagire bwamaze kuba uburindagire kabisa none se umugabo ujya gufata gahunda ya leta yashyizeho n'abantu bakabyumva kimwe none se ni gute uvuga ngo bwa burinda ni iki se none se ubu leta ntitanga inzitiramubu abantu bakajya kuyishyira mu ntuza ahantu barinze imboga bahinze imboga cyangwa bagize inkoko nicyo se leta iba yayitangiye dore reka nkubwire ikijyanye n'uburindagire ndi kuvuga umugabo buriya kuva na kera umugabo yahoze ari umugabo yenda tugendere kuri ibi bintu byo gucana inyuma gucana inyuma ni umuco utemewe utari na mwiza umugabo aragiye arasambana umugore nawe ngo arashaka ngo kuko ari uburinganire nawe aciye hariya agiye gusambana ibyo bintu uratekereza yuko biba bihwanye aragufata wasambanya ari umunsi umwe ahita akubwira ati toka noneho umugabo nagenda agasambana akagaruka mu rugo urasanga habayeho ibibazo yenda runaka mushwane gatoya ubundi mwiyunga ese ubwo abo bantu barangana koko ni igiki umugabo yakora umugore ataka ibintu byose wakora nabikora wabikora ni ukuvuga ubu reka duhere hano ntabwo reka tubare kuri umugore wanjye uretse tubare kuri umugore wanjye iyi telefone ndayishyira ahangaha mu rwego rwo numvuze ko ubwo nugikora uraba unsinze nk'uburinganire ndahita nyiguha dore ngiyi oya turayishyira hariya wayitsindiye se none se nindamuka nsinze ntuyime ariko ari ikintu reka duhamagare umuntu hari haruguru aba yifashe ntabwo nyizera se kuko tsinda namara gutira kwenda usha imbaraga ukayinyambura nigeze ndwana nawe narwanye nawe ku buryo uvuga ngo ni oya mayi reka nkubwire ushaka kwisubira reka tuyihe kameramani hari ikibazo kameramani akira yifata ijwi rye ngo ritazamo yifata ni ukuvuga ngo bo umugabo wisubira ni ukuvuga ngo ahangaha ngiye guhera do kameramani murika neza nibiba ngombwa ugaragaze inkweto ntabwo inutsamo imbere hari umuntu wagiye ahantu noneho asanga barimo barakuramo inkweto nyine ariko umuyobozi noneho asanga uwa mbere akuramo inkweto bari abantu batatu
kandi nimbivuga uravuga ngo ni jye nanjye nari mpari hari ubuyobozi noneho hari mu buyobozi noneho mu rugo rw'umuyobozi nyine uwa mbere aratambuka ahita akuramo inkweto uwa kabiri akuramo inkweto noneho uwa gatatu akuyemo inkweto mbaza ngo byagenze gute ni wowe oya nutambwira uwa kane nutavuga twari turi mu nzu tambuka wari uri story nacyo basi banza urangiza story noneho mbaza ngo byagenze gute baramubwiye batoya yiyambarira nta kibazo kandi hari tapi yindi ifite ubwoya n'imvura yari yaguye tekereza ko bamubwiye ngo subizamo inkweto wiyambarire none se wambaye ubwo ntabwo binuka nyine urumva wabimenye nyine impamvu bamubwiye yarajya yicaramo mu bari n'ikirenge cye kiba gituze twese twari dufite gahunda yo kuhatinda ariko twahise tubona impamvu yo kwihuta ubundi ibyo bintu ni ibintu bisanzwe umuntu wese ujya mu rugo rw'abantu hari umuntu uri buze kuba inshuti yacu uri buzanyumva kandi ariko rero ujya mu rugo rw'abantu nakanga gukuramo inkweto igihe cyose aba ngo buriya rero jyewe ngo ntabwo ngo usize impamvu unabona gukuramo inkweto umuntu hari igihe aba akunda kunuka ibirenge n'inkweto twarabavumbuye niba wizeye gikuramo inkweto ariko hari n'abantu babiyemeza akaba atanutse inkweto ariko noneho akagenda agasanga umuntu yikoropeye yatunganyije ahantu he arangiza n'ibikweto akagenda abyinagira nushaka ko waraziguze ubu ngewe umuntu uzongera kuza kubera bayira niwe ubiteye uramubonye umuntu uzongera kuza mu rugo ntakuremo inkweto nzajya mpita amenya yuko anutse ibirenge none se ibaze Gaju ariko ntabwo nkwibagije bya bindi nawe ntubinyibagize wayemeye telefone ayigumana ni ukuvuga ngo umuntu uza akabona inkweto ziri imbere y'umuryango z'abandi bantu binjiye akinjiranamo inkweto ubu buriya aba afite ibitekerezo aba yumva atekereza ari umuntu muzima mubyumve abantu mwese hano mubikurikira uwo muntu nimba nawe hari ahantu muzi umugira inama kujya ujya mu ngo z'abantu umuntu yunamye yavunitse nashaka ari umutante nagira kuko ari gukoresha imbaraga ze yavunitse ugahita utangira gukandagiramo n'inkweto menya ko umva none se hari ikindi kintu kijya kiyinyura ako kantu bita ntabariyo ntabwo kazi oya ubundi iyo muri wowe hari nk'ikintu tuvuga ukaba utagishoboye cyangwa utakizi tuba tutumva amayira ntabariyo tukaba tumenya ko nyine wapi ntabwo mbimenyereye ni ukuvuga ngo noneho usanze umuntu agiye muri tuwarete buriya n'abantu bavuga ngo bagira isuku bavuze ngo ndabishaka yesu ubaye nka padiri kamerama ako kantu ntuzaga bari ahantu mujya kweditinga mukagenda mukuramo utuntu tw'ingenzi akazi kanyu ntabwo nazongera gukorana namwe ikiganiro oya ntazagakuremo kariya kantu ko kubishaka ubundi ngo hari abantu n'ubundi babishaka ari uko abantu babivuze hari abantu babishaka bitewe n'uko babivuze noneho ugasanga umuntu ni umusirimu mbega nk'uku nguku umuntu ashobora kukubona yajya kuri tuwarete wajyamo ukagira ngo agiye afite gahunda yo kuhatera igishabo asanze tuwarete imeze neza ubwo turi kuvuga abantu batagira disipurine ibaze ko hari umuntu ushobora kureba ikiganiro arimo kurya ariko twabivuze mu kinyabupfura tuwarete ngo agatera igishabo bose umuntu nahita yumva ibyo bishaho none se jyewe rero reka nkubwire jyewe ikintu buriya nkunda cyane niba ngiye kuri tuwarete nkaba naringiye nubwo naba ngiyeyo meze nka kwa kundi wari uri kuvuga ngo wese ubishaka ngomba kugenda ngiye ngasanga umuntu yahanduye ikintu nkora bwa mbere ni ukubanza nkakora yasuku kubera iki iyo uvuyemo nubwo atari wowe waba wahanduje umuntu ugukurikiye akajyamo inyuma asiga bya bindi wa wundi yakoze ibyo biruka nyine umunyeshuri zo tuwarete ntabwo nziheruye
zijyamo abantu igihumbi kurya abantu bateramo ibishanga ntabwo nayijya none se mayi nayo najya reba umuntu ugeze ku gipangu naheba urumva nkajya mu gahuru nkaca n'ibibabi ariko nagaho hantu muri hoteli ni hoteli de oya hari abantu basigaye bavuga ngo biriya byo kujya nyine urumva abantu bajya mu macumbi nyine ariko batakeneye gusinzira ujya gukora iki ajyanye umuntu ugaba ajyanye n'umuntu akazi bakajya mu ntuza tubyite ngukira nese ntabwo aba ari gusinzira cyangwa uri kuvuga mu gihe agiye muri resitora ya hoteli we oya bagiye muri arya ntabwo muri rogi bagiye muri rogi noneho ari umugabo n'umugore ubwo rero noneho basigaye bavuga ngo hari indi hoteli yadutse hoteli Devu urayizi oyanze umuntu bita Devu ni hoteli Devu ni nk'iyo ngiyo wari uri kuvuga ngo aho kugira ngo ujye muri naguki umva Devu tuziranye bo ikindi rero umva hoteli Devu umva ikindi nashakaga kuvuga umuntu araje aje mu rugo iwawe ageze ku irembo asanze igipangu yenda ntabwo hafungiyemo imbere arakinguye ariko hari hegetseho akinjira cyangwa se arimo asohoka agasiga harangaye abo bantu uzi ko babaho umuntu asanze igipangu cyegetseho hari hegetseho nta kibazo hatarangaye yarakinguye arinjiye ubundi ahise aharangaza gute uwo muntu nawe sinzi niba hari abantu rega usanga barabuze iburo ubundi ubwonko bugiye bufite amaburo abo bantu iburo rifunga ari bibi banababaza nde Mayira ariko Mayira yinzinditiranya nambwira ikintu yakora nakora ira telefone da umugabo azahora ari umugabo uko byagenda ko ibyo twari turi kuvuga ngo kubijyanye n'uburinganire gende kuvuga nto abantu babigize uburinganire ariko wakora nakora wakubaka nkubaka urumva ikaraka n'agakimo no ya mafaranga we ni we arasama baravuze akantu kose akantu kabungirana kameze nk'akabuye ubwo se ntugiye kunjijisha cyangwa wibagiwe icyo wari ugiye kuvuga nyine wibagiwe icyo wari ugiye kuvuga oya ariko karandajya kugatora mu kandi ubwo ni ukunzi utanzindikiranya ukajya kugatora kuzindikira njya tubyore kuko twese byatunaniye ariko rero ubu jyewe ngiye kubishyira mu bikorwa kugira ngo umenye ko oya mbwira ikintu wakora ntakora ikintu nakora utakora telefone ubwo ni ukuvuga ngo irajya mu biganza by'umuntu utsinze ariko se oya reka twumvikane iyi telefone yawe nawe oya turazitanga ari ebyiri turazitanga uzi ko nari nabaye emera rero kwisubiraho kandi nta muntu w'umugabo wisubiraho umugabo bwisubiraho ububyara ububwa nta bugabo bujya bubyara ububwa ntibishoboka ahubwo imbwa ibyara indi ni ukuvuga ngo bwisubiraho ubyara ububwa butisubiraho ariko nanone ntabwo ni nka bya bindi bavuga ngo umuntu ni inyana y'imbwa ntibibaho nta mbwa yabyara inyana ntibibaho nta n'umuntu waba nta bugabo rero ariko hari umuntu aba ari akabwa ibi nakora akabwa muntu ukana yabuze n'umubizo gusa ariko n'uba ufite ahubwo wambariraho cyewe mumbabarire ibintu nabyo muzabikuremo ntabwo njya nuko umva jewe sinzigira mba imbwa nzakomeza mba umugabo singiye kwambarira ku murizo rero oya umva reka iyi si ya telefone yawe dore ngiyi muyirebe telefone yangizanye muri binogo oya nayo turayiha kameramani none twavuze ko
njye navuze nti umugabo ahora ari umugabo kandi mugomba kutwubahira ko turi abagabo. Mugomba kutwubahira ko turi abagabo. Urananjijisha we iyi wavuze telefone nayo kamerama akira yifashe nubyemera turakomeza nutabyemera turabyihorera. None se ariko kubyihorera urabutsinzwe nyine urabutsinzwe uremera yuko uburinganire. Ariko ikibazo cyawe ni iki kimwe, wowe nk'umuntu w'umugabo wowe wabaye gentleman witangira umugore kare kose, urambwira ngo ni ikintu cyose uri bukore ni nyikora telefone nayimba none uzizanye ni yanjye. Iyo habaye intego rero nje kubyibuka intego ako kantu nkoze ubundi twajyaga tugenda ukegera umuntu ukamureba ukamubona mututu oya nta n'akantu kamuriho uzanabikore niba n'undi muntu unyumva azabikore arebe kugira gutyo ukareba umuntu ubundi ugahita ugira uti gutuma nshaka nukuvuga iyo ubikoze nawe arahita abikora noneho ukareba umuntu ukagira utya nawe agahita yamaye winjijisha. Rero twatangiye uremera eregemera niwemera yuko se umugabo n'umugore ntacyo nakora utakora n'ubundi urumva n'umuri nta kintu utakora wakora je ntakora. Ina mpamvu hagiye uburingane kuko abagore dushoboye ni igiki wakora. Icyo rero nicyo turiho ku mpaka kandi impaka zibamo n'intego. Telefone uremera nishyizeho okay kamerama telefone umva reka nkubwire cyakora nutsindwa urayikura hari utanze 50,000 amba ibyo ntibizamo ntabwo nushaka wicijisho rihinduka kinogore ntabwo bikunda. Ubu tugiye gutangira ni ukuvuga ngo ndi kukubona ibyo urimo byose nawe ariko iyo abantu ubundi batangira kwishinja no kugira jewe navuze ko bo oya ibyo bireke dore natangiye nawe ibintu uzanye ku kiganiro cyo oya ntacyo nakora nawe uri kugira ngo nzamure inkweto nawe yikuremo utangiye kunanirwa se yikuremo dore ngiyo ubwo urabikoze icyo ni kimwe rero ubundi sinirirwa nanakurushye ntabwo nirirwa nkurushye rwose ntabwo nirirwa nkurushye kuramo ngufashe se ntabwo telefone yanjye nayishyiramo muri winyine kuramo se wariwe kandi wavuze ko nta kintu nabasha gukora buriya iyo wanga gukuramo inkweto genda nari kuvuga nti uyu muntu aragira ariko inkweto ntabwo zikuramo tuvuga iby'akazi turimo gukora wowe uzanye n'ibyo kwiyambura mu kiganiro kamerama buriya wariwe ntabwo byemera urangiye n'ubundi ntabwo mbyemera ntabwo nabyemera kandi nakuramo byarangiye ubu nubwo wanakuramo byarangiye ntacyo byaba bivuze byarangiye bo ubwo rero nizere ko watsinzwe kubera ko icya mbere ubonye ko ibyo nakora mu masegonda make utanashobora no ko najyaga nkumenyera vuba cyane byihuse cyane nese kutakuye muri pana none se iyo uza kukuramo umupira ipantaro nari kuyikuramo urabeshya
jewe nari kugezaho mbasha kugutsinda nabimenye kuko ngunze nambayemo igisenge igisenge ari nacyo nari kugikuramo nanjye ubwo nari gukuramo nyese ko ntacyo wambaye ukuramenye nari kuzakuramo umupira nkawukuramo kandi jewe nari ndi kwerekana umubiri wanjye ahantu hose isengeri se twari tubivuze kwizamo ntabwo byaba bibaho uranyibye ntabwo nkwibye ukiyambura mu kiganiro we kino kiganiro tugikate n'ipantaro nayikuramo iki kiganiro ntabwo nacyaporodinga ibyo birakureba icyangombwa telefone iri hariya ni senkani niyo ubu ntiyabura ibihumbi 200 ubu ntiyabura 200 nyigurishije aka kanya murama senkani nabikubwiye ko ari senkani kugira ngo nyigusubize kandi igihe nta mpuwe mu bintu bibaye n'isaha itarimo none se ariko rero abantu batakorera amafaranga bazi yuko amafaranga ahari amafaranga aravuna ubwo uzi yuko senkani ushobora kuyakorera icyumweru ku buryo jewe nayakorera amasegonda ugahita wumva ari ikibazo reka mbaze abantu badukurikira abakunzi banje batari abakunzi n'abakunzi ba Mayira cyangwa inshuti za Mayira n'abandi bose badukurikirana kuri gajo w'Irwanda ikibazo rero gusa ngiye kubasa ko bigushirisha ibintu babajije guhera nkifite imyaka 10 n'ingahe kugeza ubwo maze kugira 17 ubu nibyo byatuma murabizi ndi umumama ndi umudamu mbere yo kuba umudamu nabaye umukobwa yangize ngo waherukije kuba umukobwa uya nabanje mba umukobwa ari nkaho umuntu abwira umukobwa umuntu yegashyiraho ngo biyambure mu kiganiro aha wavuze ko ntacyo nakora Suzana ibintu byo kwiyamba wavuze ko ntacyo nakora utakora uzakwereka n'ibindi saho cyana ariko urimo uraribwa n'ikiganiro ntabwo wongera kugikora cyane kuribwa ikuribwa maye senkani mwana yego ariya maso wishe wayapfushije ubusa kameramani na kamera twayimena kabisa arabizi nyiraguha akazi nyine uburinganire reba ngo nashaka ngo twijwigerize moda nawe ari gukoresha umurenganya ngo afite ubumuga ntacyo uburinganire uremera yuko bwamaze kuba uburinganire umugabo yarasambanye umugore nawe aragiye ngo yagiye kwihimura umugabo ngo nawe agiye gusambana umugabo arataha saa 4 z'ijoro arimo kwihorera si kwihimura ngo nawe ni umuntu nk'abandi umugabo aragiye aganiriye n'abandi bagabo baratindanye bageze saa 4 ati nanjye nzajya ntasaza uriya rero hari ibintu ugiye nakubwira hari ibintu mukora mu rugo ko muri babiri mukaba mumusenya urugo rwanyu nk'ibiki ibintu byo kwifata ngo uyu mupatina wanjye ibi ngibi yakoze nanjye reka bino mbikore kugira ngo nanjye mwemeze ese uzi ko nimba yari yarusenye wowe utarwubatse nawe urarusenya ariko fata iya mbere ukora ibyiza byawe bimuganze tugarutse kuri icyo nibyo navuga tugarutse kuri iki buriya ko usanga ingo nyinshi zisenywa n'amagambo kuruta ibikora buriya niba umuntu aguhamagaye ari umuturanyi wawe akakubwira ngo umugore wawe ngo ari kumwe na runaka ubundi aba arimo ashaka kubaka burimo gusenya ni urukundo se aba afitiye urwo rugo none se ubundi ibyo bintu uba wabimutumye wamutumye none se iyo umugore ari kubwira mugenzi we ati buriya nubwo ubona ati nubwo washatse umugabo wawe ati buriya ati mbere yuko umushaka ati runaka yari habara rye ati nubu ntibarekanye abari amakuru ya 6:45 bari kumuha bari ari ukuntu bajyaga basebya televiziyo umugore w'igicucu nawe atega amatwi ivingo iyi niyi ntago yaba ari na TV runaka ahubwo menya ari TV 0 rero buriya ntabwo ngaye umuntu singaye wa mugore nduje bivuga ahubwo ngaye uwamuteza amatwi kuko giye uje kumbwira amagambo nkayo ngayo
ibintu wambwira byose nakubwira ko nari mbizi. Bakavuga ngo umugore wawe ngarimo ngaraguca. Ati buriya rero Gaju ati rwose ati yagiye mu kabara kanaka ari kumwe na Mayira. Ubwo yenda ntabwo ari yenda wowe uri umugore wanjye, ariko undi muntu araje arambwiye ngo uri kumwe na runaka. Ngo ariko se ntibavanye hano, utana babonye rwose. Hanyuma ihanga bambwira ugire n'inama abantu bameze gutyo bahura n'ibyo bibazo, none wamara kwemeza ko babonanye koko urabyihora ugatuza ugashiriramo nyine. Ni ukuvuga ngo abagushyizemo kanseri. Rero ukora iki? Ni ukuvuga ngo iyo amaze kubikubwira kubera ko ubuzi ko abivuze gutyo, akenshi erega hariho n'igihe abikubwira wagenda ugasanga ntabahari. Hari n'ahantu aba ari kukohereza ari kure bisaba gutwika amafaranga yari kubabasha kubafasha mu rugo, ngo ugiye gukurikirana ngo urebe ko umugore wawe ngo batamujyanye. Noneho ahubwo iyo batangiye kumuvuga gutyo kuko baba bagushyizemo kanseri, utangira kwigenzurira. Umenda kureje mbaye Metambone umuntu nabonye kuri televiziyo umupfumu mbona murasa. Kameraman mereza telefone yanjye. Oyambora basi nakuje nagusa n'uwo mupfumu babarira. Basi babarira wa. Kandi mu minsi ishize hari abantu bambwiye ngo njye gukina ndi umupfumu ushahunga. Avuga nese ubu byambere. Kubikora byari gukubera. Ahubwo nkinnye ndi umusazi. Umupfumu neza uko ngo kuwicaye. Nakurikiranye nabonye kuri YouTube no kurikirana ni kwetekerezo uri kuvuga. Nabonaga neza ari umeze nk'uwo mupfumu. Reka nkubwire rero ibindi bintu byabayeho. Umuntu yagiye gusenga noneho asanga pastor nyine barimo arigisha. Noneho uko yigisha wa muntu wagiyeyo nawe akajya agira ati noneho pastor akagira ngo yemeye. Avuze atabemeye nibaze bihane, wa mugabo asigara yiyicariye. Asigara yiyicariye ndaramwitegereza. Maze abapasiteri rero burya nabo bagira ingeso. Kuba hari umuntu yabonye ko ari kubwiriza ngo yafashijwe agashaka ko ahaguruka akajya hariya, baramwihanisha. Undi arakomeza aricara. Undi ati wahagurutse ariko kuki utumva ijwi ry'Imana rikukomanga umutima. Uko yagiraga gutya mbona ari ijwi ry'Imana arimo. Undi arakomeza ariyicarira ntiyongera kureba pasiteri. Noneho abasoza amateraniro akimara gusohoka, pasiteri araza ahita areba wa mugabo ataragenda ati ko nabonaga mbwiriza ugafashwa kuki nabwiye abantu ngo bahaguruke ntuzi. Ati reka ati harya wabwirije ngo iki? Bigaragara ko atigeze yumva n'icyo yavuze. Mayo byibura. Naho ubwo ati sinabona gugira utya. Ati ati burya narindi mu gahinda. Ati nakurebaga n'icyo cyanwa cyawe ufite. Ati nkahita nibuka isekurume yacu yishwa n'ikiziriko. None unanze urugero. None urajije wasanga ari ubwanwa wari uri kureba. None ikintu ubonye kigaragaza ko ndi umupfumu n'iki? Si ubu bwanwa. Uraguriza sura banzu umeze nkani yanjye. Uramasenkani ndajya kwiyogosheshamo. Inkani. Bo rero Gaju. Ukwiriye soze ikiganiro. Kuko twararaha. Kandi urabona tuje dukererewe. Tuzabigenera ubutaha. Ikiganiro cyari cyateguwe tuba dufite amagambo menshi yo kubwira abatumirwa bacu nako abantu arya bura twabita bati umuntu umfase umuntu yagize ikirori umfase nzajya mbara ubwo bwanyu n'ubwese umfase umuntu yagize ikirori noneho arangije
arahamagara abwira abantuza babandi b'abanyagikari nyine ngo bagira akantu bazana avuga umva se nyine umva indi story ati abaseriveri baze bita ku bakiriya bari aha kandi ni ukuvuga kuko yaramenyereye kwigira mu kabari kereka nimba nakureba ndajya kuranga ubwanwa bw'iseko maze mbwira nakureba nawe nagiye kukureba ndi gutekereza iyo sekurume kandi narayiboye afite ubwanwa mu rusenge pasiteri muzima tereka ubwo babaho uretse kamerama mbareka babwire bavana ingabanzi mbwira ku kantu kandi nakavuze wari uri muse kambwira narindi kuvuga umuntu wagize ikirori mu rugo kubera ko yaramenyereye ni hariya naringiye kuvuga ngo mvuze ngo abatumirwa bacu kandi ari jye mutumirwa barakureho kamera maze noneho nimara kubisubiramo Rwanda mbabarira Mayira atumye gukora ikiganiro abaseriveri baraza kubakira neza rero nk'uko biri murabona ko nsigaye mu kiganiro ndi jyenyine murabona ko bwa bwanwa koko bumeze nk'ubw'isekurume wa mugani ari cyo kintu cyamushekeje ariko yari story Gaju uzaze urebe filimi nakinnye ndafande noneho mfite n'ubu bwanwa afande w'icyarimwe nagabaho afande mfite none se kereka ni barafande wasanga narayikiniye mu Buhinde barayikiniye mu Buhinde afande mu Buhinde ko mu Rwanda nafande utereka ubwanwa wasanga narayikiniye mu Buhinde nzareba yuko ariyo mu Buhinde rero ariko tuzayikurikirane siko yeca oya ntago nagari ngombwa tuzabibabwira ntabwo irasohoka rero buriya reka nkubwire ni ukuvuga ngo ngwino usoze ikiganiro ariko ayape ngwino usoze ikiganiro bayireka nkubwire mbabarira byenda kikora nakureba ntacyo ngaho reka ngaho vuga ibyo ushaka kuvuga ubwanwa nabujyanye n'inyuma yawe naho namwirugu arasekeje inyuma ni habi sinzasubira inyuma bararaguza kandi sinzasubira umva soza ikiganiro ntabwo niseka nikarumye ariko murabibonye ko inyuma yiramuriye ntabwo ari byasawa ndabakunda kandi mbifurije kuza kudushyigikira babwire ko ikiganiro tuzagikora ikindi gihe mukomeze mukurikirane Gaju y'u Rwanda tubafitiye byinshi abandi bakurikirana nibabanze bakurikirane Gaju birahagije aho twababwira hose se bahajya ntabwo bajyayo abakunzi banjye n'abana beza kandi buri basanzwe bagukurikira abakunzi banjye n'uburi se sibanzi mu nkuru mu buzima sibajya bandeba ngo mu nkuru mu buzima nuko nyine mururumba w'ubuzima bajya bankurikira n'abatabizi ubwo barabimenye mugire ibihe byiza ndabakunda naho ubutaha ciao